Mwaramutse turashimira Imana kuri iki gitondo cyiza yongeye kuduha. Ni igitondo cy'umugisha kubasha gutangirana umunsi ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu gitabo cya Luka igice cya 5. Luka igice cya 5 turasoma duhereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa 11. Luka igice cya 5 umurongo wa mbere kugeza ku wa 11 haranditswe ngo: Yesu yarahagaze mu kibaya cy'inyanja Genesareti, nuko abantu benshi bamubyiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Abona amato abiri atsitse ku nkombe y'inyanja, ariko abarobyi bari bayavuyemo bameze inshundura zabo. Yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsuraho hato ngo buve ku nkombe. Aricara yigisha abantu ari mu bwato. Arangije kuvuga abwira Simoni ati: igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe. Simoni aramusubiza ati: Databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi, bituma yenda kurengerwa. Simoni Petero ngo abibona atyo, yikubita imbere ya Yesu ati: vaho ndi Databuja, kuko ndi umunyabyaha. Kuko ubwo yari yumiwe n'abari kumwe nawe bose babonye izo fi bafashe. Na Yakobo na Yohana bene Zebedayo bari bafatanyije na Simoni, nabo birabatangaza. Yesu abwira Simoni ati: witinya, uhereye none uzajya uroba abantu. Bamaze kugeza amato yabo ku nkombe, basiga byose baramukurikira. Dusomye kugeza ku murongo wa 11. Nubwo tugira amahirwe menshi yo kumva ijambo ry'Imana, ariko bivanye n'uburyo iri jambo turifata, bivanye n'uburyo umwanya turihaye, bishobora kugira umumaro mu buzima bwacu, cyangwa se ntirigire umumaro mu buzima bwacu. Mu bisanzwe ijambo ry'Imana ryo ubwaryo rifite imbaraga nyinshi zo gukorera mu buzima bwacu. Iri jambo ushoboye kuryakira mu mutima wawe, ukaryizera, bitewe n'uko Imana itabeshya, kandi Imana akaba ariyo itwohereza ijambo ryayo, iteka ryose iradukorera, tukabasha kubona ibitangaza byayo, imirimo yayo n'ubufasha bwayo mu buzima bwacu. Ariko nanone ijambo ry'Imana ndamutse ryumvise gusa n'amatwi, kuko n'ubundi ari gahunda yaryo nyine, kuko uyu mwanya aricyo kigihe wagenewe, kandi kubera ko ntegetswe kuba mpari, ijambo mu by'ukuri ridashoboye kuba rimwe n'umutima wanjye ntacyo ryamarira. Nubwo ari ijambo ry'Imana, nubwo rifite ingufu, rifite imbaraga, ariko bitewe na pozisiyo umutima wanjye urimo, rishobora kungirira umumaro cyangwa se nabwo ntiringirire umumaro. Iyo usomye mu gitabo cy'Abaheburayo, reka dusimbukire gato mu gitabo cy'Abaheburayo igice cyaho cya 4 umurongo wa 2. Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 2 haranditswe ngo: kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'aba bandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagira umumaro, kuko abaryumvise bataryekenyanye umutima wizera. Naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro, ubwo yavuze iti: narahiranye umujinya wanjye nti ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye, abo Imana aribwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi. Hano ijambo ry'Imana yatubwiye ngo
natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'aba bandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro. Kuki byagenze gutya? Ahangaha bose bumvise ijambo ry'Imana, ariko bose ubwo baryumvise harimo abo ryagiriye umumaro, hari n'abandi ritagiriye umumaro. Abo ritagiriye umumaro si ukubera ko bataryumvise, kandi bashobora kuba barakomeje no kuryibuka, ariko hari impamvu yatumye ritagira umumaro mu buzima bwabo. Ese iyi mpamvu ni iyihe? Ese wowe witekerezaho? Igituma Bibiliya ivuga gutya nuko ibi bitubaho. Ntabwo Imana ipfa kwandika gusa, ntabwo Imana ipfa kutubwira gusa. Imana amaze kwitegereza imitima y'abantu, irayirondora yose, irayimenya, irangije iyivuga muri Bibiliya. Kenshi iyo dukunze kuvuga yuko Bibiliya ari indorerwamo y'imitima yacu. Nshobora kureberamo ahangaha uburyo nteye umutima wanjye, uburyo mbaho mu buzima bwanjye, uburyo ngendera mu nzira yayobye, cyangwa se n'uburyo nshobora kugendera mu nzira nzima. Dukeneye kwimenya neza, ntabwo dukeneye kwisuzuma twebwe ubwacu, cyangwa se ngo tugire undi muntu wundi tubaza ibyacu, ahubwo Bibiliya ubwayo irabitwereka neza. Rero Imana ivuze yuko hari abantu nubwo bumvise ijambo ry'Imana, ariko rya jambo ry'Imana ntacyo ryigeze ribamarira mu buzima bwabo. Ariko iyo nsubije amaso inyuma, hari igihe cyinshi nanjye ubwanjye nagiye ngo mu mutego w'umwanzi Satani, mu buzima bwanjye nkanyurwa gusa no kuba nicaye nitabira amateraniro, cyangwa se naje mu kiganiro cy'ubusabane bikarangirira aho gusa, kandi nkumva yuko hari itandukaniro hagati yanjye ngiye waje ndetse n'undi mwene data wundi utabonetse. Mu buzima bwanjye nkanyurwa n'icyo gusa. Ubuhamya bwanjye bukaba ndashimira Imana ko yanshoboje kuza, ndashimira Imana ko yanshoboje kuboneka. Ariko mu by'ukuri ibyo ngibyo ntabwo bihagije. Kuza yego ni intambwe imwe wateye, no kwicara ukumva n'indi ntambwe uba wateye, ariko ntabwo Imana ishaka yuko bigarukiraho. Ese icyo Imana yaguteguriye muri uko kuza washoboye kucyakira? Ese nashoboye kubona neza umutima wanjye muri Bibiliya? Nashoboye gutahura uburyo nagenderaga mu nzira ipfuye nigereranyije n'ijambo ry'Imana? Hanyuma y'ibyo umutima mushyashya nakiriye ni uwuhe? Mu by'Imana irimo kunyigisha, irimo kunyoboramo, umutima mushyashya nakiriye ni uwuhe? Burya umutima wacu ugomba kugera aho ngaho. Ariko abantu benshi cyane bigarukira hafi gusa. Hose nari nzi ko naboneka, ariko Imana yangiriye ubuntu, dore nabonetse, naje, Imana ibishimirwe. Ariko se niba waje watahanye iki? Ni uwuhe mutima mushyashya wakiriye? Cyangwa se ni ikihe kintu Imana yakweretse kitameze neza mu mutima wawe, shwira ugasanga ntacyo? Nicyo gituma rero bene data, Imana ishaka kutwigisha neza igikwiye dukwiye gushyikira icyo ari cyo. Bibiliya iravuze ngo nabo bumvise ubutumwa bwiza nk'abandi bose, ariko ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, ngo kubera ko bataryakiranye umutima wizera. Nizera ntashidikanya yuko ntabwo Imana yashaka ko bagarukira ahangaha. Imana yashaka ko batera indi ntambwe yindi. Rya jambo ry'Imana bamaze kuryumva rikabahindura, rikabigisha, rikabaha ubuhamya bw'imirimo myinshi mu buzima bwabo. Imana yari iteguye cyane kubakorera. Muribuka igihe Abisirayeli bari batewe n'Abafilisitiya, Abafilisitiya hakavamo intwari yitwa Goliyati. Abisirayeli bose bagira ubwoba, batinya kujya kumuhangara. Yasohoka mu gihe amaze kwikoma mu gatuza, agatuka Imana y'Abisirayeli, akabakangata, bose barirukaga, arajya amahema yabo, abajya mu buvumo, buri wese yashakaga ahajya guhungira. Ariko burya uramutse ugerageje gutekereza ku mutima w'Imana, Imana yagiye kubabwira iti hagize utinyuka agatera intambwe gusa akagenda. Uriya mugabo namaze kumuciraho iteka, ibyo birarangira uyu munsi. Ariko abantu bose bagize ubwoba, nawe uri guhangara kugenda warwanye Goliyati. Bene data, gerageza kubitekerezaho. Ese wibaza ko Imana irateganyije gukoresha Dawidi wenyine gusa? Isezerano ry'Imana ry'uko izamara
abafilisitiya kwizarwanya abafilisitiya bari barifite. Imana yari yamaze kuri yuko izirukana amoko yose n'abanzi bose babakikije. Bivuze yuko naho yaba umukecuru, naho yaba umusaza, washoboraga gutera intambwe kubwo kwizera ijambo ry'Imana n'isezerano ry'Imana, akavuga nko Dawidi yavuze ati, nguteye mu izina ry'Uhoraho Imana nyiringabo ya Isirayeli, wari wese yashoboraga kugira gute kunesha Goliyati. Ariko iminsi yari irenze, guhera ku mwami Sawuli, abamurinda, ingabo z'igihugu bose bashyaga ubwoba, bakiruka bagahunga. Dawidi ahageze, Dawidi yibutse isezerano ry'Imana. Abantu Imana yamaze kuba tugabiza, reka tugende tubatsinde. Ntabwo Imana yahaye isezerano Dawidi wenyine gusa, irihaye na Sawuli, irihaye Abisirayeli bose ijambo ry'Imana bari bararyumvise, ariko ikibazo nta mumaro ryabagiriye, ntacyo ryabamariye, kubera yuko ngo bataryakiranye umutima wizera. Rero bene data, ni ingenzi cyane yuko ijambo ryose dusomye ahangaha tugerageza kwibonamo, kubera ko ni ijambo ryanjye, ni njyewe Imana iri kubwira. Ahanini mu nkuru zose muri Bibiliya, Imana irimo kutwigisha umutima udakwiriye umuntu abana nawo, kugira ngo mu kwihana umuntu ahindukire, asige wa mutima udakwiriye, ahubwo yakira undi mutima mushyashya w'Imana. Ibyo byombi Imana igerageza kubitwereka muri buri jambo ryose dusoma ahangaha muri Bibiliya. Niyo mpamvu rero mu bisanzwe abantu dufite kamere yo kwiyemera ndetse no kugira ishema ryacu ubwacu, kubera ko umuntu uko yaba umuswa kose, nta muntu ubura ikintu kimwe azi kurusha abandi. Twese ko turi ahangaha dufite ubumenyi n'ubuhanga butandukanye, ariko byibura buri muntu wese muri twebwe afite ikintu runaka arusha abandi bose, azi neza, azi gukora neza, gutunganya kurusha abandi. Icyo kintu rero kibayeho, ako kanya utanabitekereje, utanabigambiriye, umutima wawe utangira kugira ubwibone. Ibingibi ntabyo bazi, ibingibi nta n'uwankurikira rwose, muri ibingibi nzi kubikora neza, ese buriya ari mu biki, yaretse nkamwereka. Igihe cyose Satani aduha umutima w'ubwibone, ibyo kandi bigatuma twumva ko turi beza kurusha abandi bose, cyane cyane iyo bigeze mu kintu njyewe nzi gukora kurusha abandi. Usanga igihe cyose tuba dushaka kwigisha abandi gusa, ndetse tuba dushaka kwiyerekana, kwigaragaza ko tubizi, kandi ibyo bigatuma rimwe na rimwe dusuzugura iby'abandi, cyangwa se twirengagiza ibyo abandi bakora. Iyo ni kamere tubana nayo twavukanye, ntaho wayihungira, ndetse n'ubitegereza neza uraza gusanga kenshi ibintu nk'ibyo ngibyo bikubaho. Ariko burya abantu benshi ntabwo bajya batekereza hirya y'ibyo. Hari ingaruka nanone zikurikira umutima nk'uwo, hari ingaruka zikurikira umutima w'ubwibone. Izo ngaruka rero ni izihe? Ntabwo ushobora kongera kwiga ikindi gishyashya, kubera ko umutima ubasha kwiga ni umutima uri mu busa. Muri byo wumva ko uzi neza, nubwo wagerageza kugukosora, nubwo wagerageza kukuyobora, amatwi yo kumva ntabwo uba uyafite muri ako kanya. Iyi nkuru twasomye uyu munsi, ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo byabayeho. Petero kuva akimara kumenya ubwenge, nta wundi mwuga yari azi uretse uburobyi. Yari azi neza gufata amafi uburyo bigenda, ibikoresho bikoreshwa, amasaha meza amafi abonekera, iriya nyanja akora ko yavukiyeho, yari azi neza agace amafi abonekeramo. Ariko muri iri joro ubwo yari agiye guhura na Yesu, Bibiliya iravuga ngo nta fi n'imwe bari bafashe. Mu buhamya bwabo baravuze bati, twakesheje ijoro dukora cyane, ariko nta fi twafashe. Bishatse kuvuga iki? Uwo munsi kugira ngo bahure na Yesu Kristo,
kugira ngo bashobore kumva ijambo rya Yesu Kristo. Imana yabayoboye mu gutsindwa. Imana yabayoboye mu kutagira ifi n'imwe bafata. Ndagira ngo ugerageze gutekereza, Yesu Kristo iyo aza ahangaha ku kiyaga cya Genesareti agasanga ubwato bwa Petero bwuzuye amafi menshi cyane, n'abarobyi bagenzi bari kumwe bose amato yabo yuzuye amafi menshi, bari kuyasunika baganisha ku nkombe kugira ngo batsuke bomoke nako batahe. Ijambo Yesu yari kugerageza kubabwira, utekereza ko bari kuryumva koko? Kubera ko imitima yabo yari yuzuyemo ubwibone. Gituma mfashe izi fi nyinshi koko no kubera uburambe mfite muri uyu mwuga. Kuri kiyaga rwose nta murobyi n'umwe ushobora kunkurikira. Ndaza isaha imwe yonyine gusa ubwato bwanjye buba bwuzuye. Yesu yagerageza kumuvugisha, ntabwo ari kumutega amatwi. Aha yari kumubaza gusa, ukeneye ifi zo kugura? Aho niba utazi no kugura ikomereze, ngende mu kazi. Muri iki gihe nta mwanya dufite wo gutakaza. Ariko Bibiliya avuga ngo Yesu ahageze asanga bakesheje ijoro ryose kuva ku mugoroba kugeza mu gitondo baroba, ariko ngo nta fi n'imwe bigeze bafata, habe n'indagara. Indagara murayizi cyangwa isambaza. Bari abarobyi babigize umwuga. Cyari ikiyaga bazi neza, bahoraga baroba iminsi yose. Ariko Yesu ubwo yazaga aho ngaho, Imana yakoze kugira ngo nta fi n'imwe bigeze bafata. Muri ako kanya ngo barimo bamesa inshundura zabo, babivuyemo barushye cyane, bapanga kujya kwiryamira gutaha mu rugo. Yesu arababwira ati, mwigire imuhengeri, mujugunye inshundura zanyu murobe. Iryo jambo ubwo ryumvikanaga mu matwi ya Petero n'abandi bari kumwe nawe, ryumvikanye nk'ijambo ridasanzwe. Ese uyu ni muntu ki? Nta muntu n'umwe uraza kutugira inama aha ngaha y'uburyo turoba. Abantu bose baratuzi yuko ari twe barobyi kabuhariwe bakorera hano. Ariko aratubwiye ngo twigire imuhengeri tujugunye inshundura zacu. Kandi abonye ko twamaze no kuzimesa. Umurimo twawurangije. Amato turi kuyazinga. Ariko bitewe nuko ngo nta fi n'imwe yari yafashe, umutima we waramaze kujyamo ubusa. Yaramaze kumenya ati, burya ubwenge bwanjye n'ubushobozi bwanjye bifite aho bigarukira. Ako kanya umutima wari witeguriye kugira gute? Kumva ijambo rya Yesu. Niko kumubwira ati, ariko kuko ubivuze reka mbikore. Murongo wa 4 bavuga ngo arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe. Simoni aramusubiza ati, databuja twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe. Ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Muri ako kanya ngo babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Umutima wa Petero yazi neza yuko bitewe nuko ngiwe inzira zanjye zose zarangiye, uyu mugabo utinyutse kumbwira ibi bintu byanze bikunze hari impamvu abimbwiye. Kuki nta wundi muntu wigeze angira inama yo kuroba? Uyu muntu byari byose ni umuntu udasanzwe. Ngo nuko abikoze, ajugunye rimwe ryonyine gusa, afata ifi nyinshi cyane, ubwato buruzura, ngo ndetse ngo inshundura zabo ngo zenda gucika. Aho Petero nibwo bwa mbere amenya ati, najyaga nibeshye yuko ari njye murobyi wa mbere. Najyaga nibeshye yuko nta muntu wangira inama ku bijyanye n'uburobyi. Burya bwose ntacyo ndicyo. Sinigeze mfata ifi zingana gutya mu buzima bwanjye. Ariko ikintu aha ngaha ashaka kuvuga ni uko Petero ibyo amaze kubibona, Bibiliya iravuga ngo umurongo 8, Simoni Petero ngo abibona atyo yikubita imbere ya Yesu ati, vaho ndi databuja kuko ndi umunyabyaha. Petero ashoboye kumenya neza ko uwo muntu atari umuntu usanzwe. Uyu niwe Yesu. Burya bwose uyu niwe Mesiya twajyaga tubwirwa. Uyu ni umwana w'Imana. Niyo mpamvu nubwo atari umurobyi, ariko kubw'ijambo rye gusa ashoboye gufata ifi zingana gutya. Mutekereza ko Yesu hari ubuhanga yari afite bwo kuroba? Bibiliya ivuga yuko yari umubaji.
kuko n'umwuga yatojwe na se. Kuva akiri muto yafashe agasi mu byo kubaza, nta kindi kintu kindi Bibiliya igaragaza yigeze akora nk'umwuga. Ariko hirya y'iby'imyuga n'uburambe n'iki byose, Yesu kubera ko yari Imana, amafi yose yaramwumviraga. Kubw'ijambo rye ryonyine gusa, amafi yari mu kiyaga cya Genezareti yarakusanyitse yose ava mu nguni zose aherereyemo, aza ku rushundura rwa Petero. Icyo kintu Petero ashoboye kukibonera neza n'amaso ye. Niko gutahura ati, kumbe uyu muntu ni umwana w'Imana. N'amafi yose aramwumvira akaza amusanga. Hanyuma rero ikintu gikomeye ahangaha Petero yakoze, si uko yafashe ifi nyinshi, nta nubwo ari nuko yumviye Yesu, ahubwo nuko yashoboye gutahura neza Yesu uwo ari we. Bene data, yego twakira agakiza, yego twumvise ubutumwa bwiza, twaje mu itorero, ariko hari igihe tuza tukabana n'umutima wacu bwite, ntitubane n'umutima w'Imana. Mu kubona rero yuko Petero afashe ifi nyinshi cyane, yaravuze ati, nkomeje umwuga wanjye wo kuroba, namaze kwibona yuko ntari umurobyi mwiza, nubwo najyaga nibwira uko nguko. Aya mafi ndamutse nyatwaye, yego ashobora kumaza icyumweru cyose, ariko icyumweru nikirangira nkagaruka hanga ku kiyaga cya Genezareti, ushobora kuzongera nanone kuroba, ariko singira ifi n'imwe fata. Ese icyo ubwenge nakora ni ikihe? Ari gutwara aya mafi azamaze icyumweru kimwe akarangira, cyangwa se gukurikira uyu amafi yumvira igihe cyose icyaba cyiza cyabikiye? Umutima we abasha gutahura ati, ndamutse nkurikiye Yesu, nshobora kuzajya ndoba ubwato bwose bwuzuye buri munsi, kubera ko we amafi yose aramwumvira. Rero Petero yagize uguhitamo gukomeye cyane. Ntware amafi cyangwa se nkurikire nyir'ukurema amafi? Bibiliya iravuga hano mu gitabo cya Luka igice cya 5 umurongo waho wa 9 akadore ku murongo wa 8, Simoni Petero ngo abibona atyo yikubita imbere ya Yesu ati, vaho ndi databuja, kuko ndi umunyabyaha. Kuko ubwe yari yumiwe n'abari kumwe nawe bose babonye izo fi bafashe. Na Yakobo na Yohana mwene Zebedayo bari bafatanyije na Simoni, nabo birabatangaza. Yesu abwira Simoni ati, witinya, uhereye none uzajya uroba abantu. Bamaze kugeza amato yabo ku nkombe, basiga byose baramukurikira. Ahangaha iri jambo riratangaje. Ni gute bashoboye gusiga ibintu byose bakamukurikira? Cyane cyane ko bamaze gufata ifi nyinshi cyane. Bavandimwe, ibi ntabwo dushobora kubyumva. Abandi yunza ko ndi Petero, nari kubwira Yesu, ese buriya utuye hehe ngo nze kukureba nyuma? Ongeye kubanza gutwara aya mafi yose mu rugo. Aya mafi rwose ntabwo nayitesha. Abana mu rugo barayakeneye, madamu akeneye kuyacuruza. Banza mu mwanya yajyane mu rugo, niyashyize mu rugo umbwira aho uba, ndaza gusangayo. Soko tubigenza. Nubwo dushaka kurikira Yesu, ariko ntabwo dushaka kurekura ibyacu. Turashaka kurikira Yesu, ariko tugundiriye n'ibyacu. Gusa Petero bivanye nuko icyamubayeho si ukuroba ifi nyinshi gusa, ahubwo icyari cyabanje kumubaho ni ukugira gute? Ni ugutsindwa. Imana yari yayoboye umutima we mu gutsindwa. Niko kuvuga ati, aya niyo mahirwe mfite yonyine gusa yo kubana n'uyu muntu. Uyu muntu ngiye kumukurikira ubuzima bwanjye bwose. Uyu muntu niwe uzajya unyobora, niwe uzajya umpa ijambo ry'icyo gukora. Ubuzima bwanjye bushyize mu maboko ye. Petero ntiyongeye guha agaciro ya mafi, kubera ko yatekereje yuko gukurikira Yesu akamubera umuyobozi ari by'agaciro gakomeye cyane gusumba na ya mafi yibwiraga ko y'agaciro. Imana yamaze kumwereka yuko nakomeza kwiyobora, nakomeza gukurikira ubuhanga bwe, bizarangira nta mafi afashe mu buzima bwe, bizarangira mu buzima bwe atsinzwe. Ariko aramutse akurikiye Yesu, azamushoboza yaba kubona amafi ndetse n'ibindi byinshi cyane birenze amafi. Niko kumwikubita imbere amubwira ati, databuja, vaho ndi, kuko njye ndi umunyabyaha. Petero ashoboye gusobanukirwa neza yuko ari umunyacyaha ubwo yari ari imbere ya Yesu Kristo.
Bavandimwe, natwe mu buzima bwacu tubayemo, Imana ishaka kutuyobora kugira ngo duhitemo igikwiriye kurusha ikindi cyose. Yego ufite imigambi yawe, ufite inzozi zawe nziza, ufite ushaka kubyaza umusaruro ubuhanga bwawe ndetse n'inzozi zawe, ariko mu gihe uhagaze imbere ya Yesu Kristo arakubaza ati ese icyiza ni ikihe? Koko uzabyigezaho ku bwawe cyangwa se uzankurikira hanyuma njyewe nkuyobore? Nkuko Petero ahagaze imbere y'amahitamo, bavandimwe, niko natwe mu buzima bwacu igihe cyose aya mahitamo Imana irayaduha. Yego ushobora gukurikira inzira zawe, wibwira ko zizaguhesha inyungu, zizaguhesha ibyishimo no kunyurwa, cyangwa se ugahitamo gukurikira Yesu Kristo. Yesu akaza rero guhesha inyungu ndetse no guhirwa mu buzima bwawe. Ariko Imana ashoboye kuyobora Petero mu kugira amahitamo meza. Bivuye hehe? Bivuye mu kubanza kwimenya neza. Yesu, njyewe ndi umunyabyaha. Ni ukuvuga iki? Njye ndi uwo kurimbuka. Nkomeje kwibana njyenyine gusa, amaherezo yanjye ni ukurimbuka, kubera ko iherezo ry'umunyacyaha ni ukurimbuka. Uyu munsi nahuye ko ndi umunyacyaha, ariko wowe uri Imana ishobora byose. Ngo nuko ata urushudo rwe aho ngaho aramukurikira. Iyo ntekereje ku buzima bwacu bw'umubiri, ngira ngo mwese mugenda mu modoka. Iyo ugiye mu modoka, buri gihe gituma uyicaramo ukumva uratekanye, ntabwo ari ubushobozi bw'imodoka, ahubwo ni ubushobozi bw'umushoferi. Uramutse winjiye mu modoka ukabona umushoferi wicaye kuri volant, ni umuntu uzi neza, kandi ni umuntu uzi neza yuko imodoka ntigeze yitwara mu buzima bwe n'ubwa mbere ayicayeho. Ya modoka nubwo ari nzima, nubwo feri zose zaba zikora neza, nubwo uzi ko ari nshyashya, nizera neza ko utakomeza kuyicaramo. Ako kanya wasimbuka yivamo kuvuga uti uriya ndamuzi, uriya n'urufunguzo n'ubwa mbere arufasheho, hariya ahicaye gute? Ubu ni ugiye kudutwara? Imodoka ngiye ntabwo ushobora kuyigendamo. Ariko igihe imodoka uyinjiyemo ugasanga uwicaye ku ntebe ya shoferi ni umushoferi uzi gutwara neza, wifitemo uburambe, abantu bose baramwifashisha bamukeneye, aravuga uti rwose nubwo nasinzira mu modoka nta kibazo, nizeye neza yuko aha tujyanye atugezayo amahoro. Burya n'ubuzima bwacu nabwo ni nk'urwo rugendo rwo kugendera mu modoka. Ariko ninde uzaha icyicaro cy'umushoferi w'iyo modoka y'ubuzima bwawe? Ese uzayitwarira wowe ubwawe? Wize neza ko watwara ubuzima bwawe neza neza kugera ku byishimo wifuza by'ukuri? Ese wize neza ko witwara ubuzima bwawe nta mpanuka wabukoresha koko? Niba wiyizeye, ukeneye gukomeza kwicara ku ntebe y'umushoferi w'ubuzima bwawe. Ariko niba utiyizeye neza yuko ibyo wabigeraho, icyo cyicaro ugomba kugiharira nde? Yesu Kristo. Yesu ni ugomba kwicara ku ntebe y'ubushoferi bw'ubuzima bwawe. Icyo nicyo kintu Petero yakoze. Njyewe nkomeje kwiyobora, ikizambaho ni nk'icyambayeho uyu munsi wa none. Twacyaje ijoro ryose dukora cyane, ariko nta fi n'imwe twafashe. Yesu, njyewe ndi umunyabyaha, ntabwo nkwiriye kwiyobora. Rero aho niho bakuye imbaraga zo guta byose bari bafite, hanyuma bakagira gute? Bakamukurikira, kuko bari bize neza ko ibyo azabahesha, ibyo azabagezaho birenze kure cyane agaciro ka bwa bwato bwuzuye amafi. Bavandimwe, nirigereza yuko mu buzima bwacu natwe twaha Imana umwanya wo kugira ngo ibe ariyo ikorera mu buzima bwacu. Ese ninde wayobora ubuzima bwanjye neza, hagati yanjye njyewe ubwanjye cyangwa se Yesu Kristo? Ese ubundi ninde uzi neza iby'ubuzima bwanjye n'ejo hazaza hanjye? Ese ni njyewe cyangwa ni Yesu Kristo? Binyuze rero mu gutahura icyo kintu bavandimwe, Imana izadushoboza kubasha koko guharira Yesu kuyobora ubuzima bwacu. Kandi mu gihe turi mu itorero, binyuze umugaragu w'Imana n'ubuyobozi bw'itorero, Yesu azakomeza kutuyobora kugira amashimwe n'imigisha mu buzima bwacu. Reka dusoreze aha ngaha dusenge, tuzakomeza ikindi gihe. Turagushimiye Nyagasani Imana yacu, turaguhimbaje muri iki gitondo,
utugirire ubuntu bwo kubyuka amahoro no gutangira umunsi twumva ijambo ryawe. Ndasabye kugira ngo iri jambo ritubere indorerwamo, natwe ritwereke neza abo turi bo n'intege nke zacu ndetse n'ubushobozi bwacu aho bugarukira, kugira ngo Uwiteka Imana ibe ariyo ituyobora umuyobozi, Yesu Kristo abe ari we utuyobora mu buzima bwacu. Nk'uko Petero n'abari kumwe nawe bamaze kubona yuko batsinzwe, bahariye Yesu Kristo ikibanza cy'umuyobozi, abayoboye bafata ifi nyinshi cyane, ndetse bigiramo isomo yuko umuntu nk'uwo batamwitesha, ahubwo ko bamuha ikibanza akaba ari ubayobora mu buzima bwabo bwose basigaje. Mwami, uyu Petero ni twebwe, n'abari kumwe nabo bashushanya twebwe, nizi neza ko natwe ushaka kutuyobora muri iyo nzira. Turagushimiye, turaguhimbaje, dusenze twize mu izina rya Yesu. Amen.